uyu munsi tubonye umuhungu wacu bamwe muri bamwe bahoze babyina agiye kurambagiza agasiga bano bakobwa beza baririmbana, agasiga aba bakobwa beza bicaye mu iteraniro, akajya hahandi hariya hepfo. Ni ukuri kw'Imana simbabeshye twaba dupfushije. Urumva wa musore we, ujye ureba aho ngaho aho ntukaharenge, tuvuge ngo amen. Ntukaharenge, ujye ureba aha ngaha muri ba Nyiramwiza bazi gutambira Imana. Nyamara yabyina igini ry'ubukene rigahunga, nyamara yayitambira igini ry'ubushomeri rikagira gute rikiruka. Rero have wihubuka wijya hirya, uracyafite amahirwe yo kureba mu nzu y'Imana. Tuvuge ngo amen. Uyu Hoseya ntabwo ari uko byagenze. Kubera iki? Turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya 6, turasoma umurongo wa mbere. Igitabo cy'umuhanuzi witwa Hoseya igice cya 6 n'umurongo waho wa mbere. Hoseya 6 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza. Azatuza hameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Nakire neza ijambo ry'Imana. Iryo jambo shaka ko tuvugaho mu gihe kiringaniye. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukubise, niwe wadukomerekeje. Rero reka mbabwire, hari igihe twabayeho tubwirwa abantu batubwira Imana, ariko nibaza kutubwira ko igina kubita, batwibagiza ko igina komeretsa. Yego, batubwira ko igira impuhwe n'imbabazi n'ibambe, ariko Hoseya waravuze ngo ni nayo yagize gute, yadukubise. Bibiliya ivuze ku mugabo witwa Hoseya. Hoseya ni umwe mu bagabo Imana yakoresheje iby'ubutwari kuva mu buto bwiwe. Akiri muto, akiri umwana, ari umuhanuzi w'Imana, yakuriye imbere y'Imana nk'aba bana bari kubyinira aha ngaha. Imana imutoranyamo kuba umuntu udasanzwe, kuba umuntu ugomba kuyivugira, akazayigarura muri Isiraheli ubwo abandi bazaba bacecetse. Imana ivuga ko Hoseya batazaceceka. Ageze igihe cyo kurambagiza, Imana ndayikunda, ifite ukuntu igisanga umuntu ikamwigisha muri bucece kugira ngo izamuhagurutse abantu bamenye ko ariyo yamwigishije koko. Imana itugirire neza. Hoseya ageze igihe cyo kurambagiza, Imana iramureba, iramubwira ngo Hoseya, ubundi tumenyereye ko abakobwa cyangwa se abasore bo mu itorero iyo bageze igihe cyo guhitamo ntabwo bajya hanze, ntibajya mu kabari, ntibajya mu kabyiniro, kuko iyo Imana itabaye umuyaga ugahuha buri gufwa burya risanga ibyara. Bibutse rero, iyo uri umukristo, igufwa ry'iri Kristo riraza rikicomeka ku rindi gufwa, igufwa ry'umuhanuzi ugasanga ryicometse ku ry'umuhanuzi. Ntabwo bajya kure. Tuvuga ngo amen. Ntabwo bajya kure. By'umwihariko Abisiraheli, Imana yari yarababwiye ngo muri ubwoko butuye ukwabo, muramenye, nimuzigere mwivanga n'andi mahanga, nimuzigere mujya hanze, hato mutazakurura ibyago n'amakuba bikababera nk'uko byabereye hehe kwa Ahabu no kwa Yezebeli. Hanyuma uyu Hoseya we ageze igihe cyo kurambagiza, imutungira urutoki hanze. Umva itandukaniro. Iramubwira ngo genda ujye hanze, hariyo umugore witwa Gomeru. Uyu Gomeru icyitonderwa ni maraya, ni umusambanyi udafite na gahunda yo kubireka, ariko niwe nguhaye ngakubera umugore ahinduke umukazana w'Abisiraheli. Byari ibintu bigoye kubyumva no kubyakira, ariko Samweli yigeze kwandika ijambo rimwe, aravuga ngo kumvira Uwiteka biruta ibitambo, bikaruta n'amasekurume y'iki. Imana ishimwe. Kumvira Imana ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu umuntu atabasha gusobanurira undi, kuko iyo uri mu gihe cyo kumvira Imana biragora kugira ngo abantu bakumve.
murakoze. Hoseya ahaguruka afata umwanzuro nawe abwiye nta muntu ari bubwire ngo ngiye kuzana maraya. Hari indaya zibikora kinyamwuga zikabikora mu muco n'ikinyabupfura kuri telefone muri geto cyangwa n'ahandi, ariko uyu Gomeri we yahagararaga mu muhanda, yahagararaga mu gakaritsiye bakamubaza ngo nangahe agasubizayo yifuza. Gomeri rero yari maraya. Bibiliya ivuga iki? Iravuga uyu mugore yari afite n'abana, mwihangane ndikoresha kuko riranditse ngo yari afite n'abana b'ibinyenda. Imana ifata umusore wayibaye imbere, wayibyiniye, wayihamagaye, wayisenze, utarabivanze, iramuhamagara iramubwira ngo genda uzane Gomeri. Gomeri umuzanane n'abana be, ntubasige ahubwo ugende ubazane, hanyuma kandi uwo ni we mugore nguhitiyemo. Bage ibintu bigoye mushumba, tubwire umwana wareze kubona agiye hariya mu kabyiniro akazana y'umukobwa udafite na gahunda yo guhinduka, wabyakira ute? Udafite umwuka w'Imana ntabwo apfa. Wahita wumva ko ugushije cyane uciye umuryango. Duhereze Yesu icyubahiro. Abanyetorero cyangwa se abantu b'Imana, uyu munsi tubonye umuhungu wacu bamwe muri bamwe bahoze babyina agiye kurambagiza agasiga bano bakobwa beza baririmbana, agasiga aba bakobwa beza bicaye mu iteraniro, akajya hahandi hariya hepfo. Ni ukuri kw'Imana simbabeshye twaba dupfushije. Urumva wa musore we, ujye ureba aho ngaho aho ntukaharenge, tuvuge ngo amen. Ntukaharenge, ujye ureba aha ngaha muri ba Nyiramwiza bazi gutambira Imana. Nyamara yabyina igini ry'ubukene rigahunga, nyamara yayitambira igini ry'ubushomeri rikagira gute, rikiruka. Rero have wihubuka wijya hirya, uracyafite amahirwe yo kureba mu nzu y'Imana. Tuvuge ngo amen. Uyu Hoseya ntabwo ari uko byagenze. Kubera iki? Imana yari ishatse ko uyu mugore Gomeri ahinduka isomo ry'Abisiraheli, Abisiraheli bakamwigaho, bakamenya ukuntu Imana ikora, bakamenya ko Imana ihamagara bitandukanye n'abantu, bakamenya ko Imana itoranya bitandukanye n'uko abantu batoranya. Imana yabwiye Samweli iramubwira ngo uramenye, nureba ikirere cyabo, nureba uburanga, nureba igihagararo, nureba amaranka, nureba buri kimwe. Imana ireba mu mutima. Ihuta ugende ureba mu ishyamba, ako ngako bataye, ako ngako baciye, ako niko mbona. Numva nagakoresha iby'ubutwari, niko numva kahinduka umwami w'Abisiraheli, uko niko Dawidi yatoranyije. Tuvuge ngo amen. Bibiliya ndavuga ngo uyu Hoseya niyatinda aragenda aramuzana ngo amugeza mu rugo, Abisiraheli babimenye, bashyira induru ku munwa, baravuga ngo aya ni amahano, aya ni amabara, aha naho byabaye. Ni iki gitumye Hoseya ajya kurambagiza maraya? Ni iyihe mpamvu? Umwana wari wasenze Imana, umwana w'umuhanuzi, ni iyihe mpamvu? Mu yandi magambo, Hoseya ngo baragenda bamugira igicibwa. Nganire n'umuntu ubona ko yaciwe mu muryango, nimba ibyo baguciriye nta ruhare wabigizemo, ihangane gato, Imana izikureho akarido yashyizeho, bazagaruka bakwibwire. Ntabwo ari ngombwa ngo bahamagare, si ngombwa ngo babwire ngo baragugura basha, ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari ngombwa. Reka Imana ibanze ijya mu kazi, hari ibintu ikirimo iratunganya. Iyo ngeze aha mbwira umuntu nkavuga nigabanya amatiku, uravuga ngo nibagusura ubaraze he, uzi ko n'inzu ubamo nawe itagukwiriye. Abana baracyararana n'abakozi nawe ngo bagusure, ubaraze hese. Iyo umuntu agitegura imvange, abandi bageze ku bisorori 12 kuri saramanje n'ibirenze ibyo, ugira ngo ubwo ngubwo ukeneye abashyitsi. Imana ibaye yegetseho gatoya, reka ibanze igira ikintu ikora, reka ibanze igira ikintu irema. Haleluya! Nimara kubitunganya bazaza, biravuga ngo bazatugarukira, ntabwo ariko tuzagira gute, dukomere Imana amashyi. Hoseya iki gihe ni yari afite uburyo yakwisobanura. Mvugane
nawe wowe uri kwisobanura mu kigeragezo uri gukora amakosa akomeye tuza gatoya Imana igusobanure. Hose yaraceceka yinginga Imana arayibwira ngo ngwino ndwanirire kuko ibingibi nta ruhare nabigizemo. Narabyutse numva umbwira ngo ningende nanjye ndagenda, urambwira ngo ninzane nanjye ndazana. Rero na gahunda nimwe nari mfite wowe genda ujye kumvuganira ngo Abisiraheli mu gusenga kwabo basenga birukana Gomeri umukazana wabo, baravuga ngo nagende. Barimo barasenga Gomeri aragenda afata ibyiwe arikorera, Bibiliya avuga ngo arahukana. Agiye Abisiraheli baranezerwa, baravuga ngo Imana irabikoze. Igihe bakiri mu munezero, bakiri mu mbyino zabo, bakirimo barasirimba, Imana ihagarara mu iteraniro iravuga ngo nimutuze nimuceceke, ntabwo shaka ko Gomeri agenda. Ibwira Hoseya iramubwira ngo genda ugarure umugore n'abana bongere bagaruke mu rugo, wagabanya have. Tuvuge ngo amen. Mwikwishima garagiye kuko icyo namuzaniye n'ikirarangira. Hose yarongera arahaguruka. Kababwire niba hari ikintu kivuna ni ukujya kugarura umuntu witwaye wijyanye utamwirukanye utagize gute. Mama tuzi uwijyanye azigarura, icyamujyanye kizamutera kugaruka. Wirwana hagarara witurize aho yagiye, Imana igende yongera imugarure. Nituzi cyamujyanye n'igihe nikigera azagaruka. Hose yajya kugarura umuntu atirukanye. Hose yaragenda aramugarura agere mu iteraniro. Amen. Agere mu iteraniro Imana iravuga irababwira ngo nimwumve impamvu uko munaniwe kwihanganira Hose, uko munaniwe kwihanganira Gomeri, mukaba mwanze kumwihanganira, mukaba muciye Hoseya mukamugira igicibwa. Ndagira ngo mbabwire ngo uko nguko niko nanjye ibyaha byanyu mw'Abayisiraheli mwe, niko ibyaha byanyu numva binukiye, niko numva naniwe kugira gute kubyihanganira. Reka mubwire aka kantu, nunanirwa kwihanganira uwo muri kumwe uzibuke ko Uwiteka nawe wananiwe ko kwihanganira. Umunsi wumvishe wananiwe no kwihanganira uriya mubana, uzamenye ngo nawe Uwiteka hari ibintu arambiwe kuri wowe, ananiwe kwihanganira. Se uranyumvishe? Nunanirwa kwihanganira ahuri, ukananirwa kwihanganira umuririmbyi muririmbana, uzahite wireba uvuga ati harya ubu Uwiteka ajya azanyihanganira. Bani namubwira ngo uriya Gomeri nimba nawe yareruye, nimba nawe yashize ku mugaragaro, ariko mwebwe mubikorera imbere, mubikorera hatagaragara. Ariko aho munsi ko abantu batareba, njyewe Uwiteka ndahareba. Rero nimumuza nabe muri mwe. Arababwira ngo ikibazo ntabwo ari Gomeri, ahubwo ikibazo ni mwebwe mwananiwe gukizwa, mwirirwa mushaka Imana mukayishakana n'ibyaha. Mwirirwa mushaka Imana mukayishakana n'amanyanga yose. Imana irababwira ngo nimutuze. Hoseya ahita yandikira ijambo ryiza, arababwira ngo menye neza ko ikibazo atari Gomeri umugore wanjye. Ariko Mana, ikibazo ntabwo ari ubwo bukene urimo, ikibazo si imyuzure iri kwica abantu, ikibazo ntabwo ari ubu bukene, ikibazo ntabwo ari ibi biciro by'ibyo kurya byazamutse, ikibazo nuko abantu bataye Uwiteka. Hoseya ngahita areba kure abona uko abantu bataye iki Imana, ahita arangurura arababwira ngo nimuze tugarukire Uwiteka. Tuvuge ngo amen. Nimuze tugarukire Uwiteka. Ndavuga ikibazo ntabwo ari icyo kikwicaje. Reka mbabwire agahinda gashira kandi aribagara. Iyo turi hano Imana idutera ikinya, tukaririmba turi mu kinya, tugahanurirwa turi mu kinya. Uwacu avuze iki? Yavuze ngo bamubwiye ko Imana imukuyeho ibihombo, ariko agezeyo abona biriyongereye. Ngashaka guhamagara umuhanuzi. Kibazo si umuhanuzi wabiguhanuriye, nuko ariko Mana tukaririmba turi mu kinya. Ariko Mana we ikibazo asante ntabwo ari uwo wabiguhanuriye, si icyo kibazo urimo. Ikibazo ntakindi nuko umutima wawe wamaze guta Uwiteka. Umva abantu barashaka ibintu Imana ibakoreye, ariko ntabwo bashaka Imana. Tugasirimbira mu kinya, tukaririmba ngo tuza
zakuzaga biragaruka ngo sakwe sakwe. Nawe ngo soma. Inzu urayishyura iki? Kabaye. Ibiryo birava he? Soma soma. Dukeneye imbaraga zitubeshaho no mu rugo. Dukeneye imbaraga zitubeshaho no mu rugo. Hirya y'ahagaha, hirya ya hehe mama, hirya y'iki kinya cy'umwuka wera tukirimo, dukeneye imbaraga ziri budutoke. Tuvuge ngo amen. Asaravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka, nimuze tumugarukire, twongere tumugarukire. Nababwira ngo uyu Uwiteka ibyo ndimo nanjye ubwanjye niwe wabishyizemo, ubuzima magazemo niwe wabushyizemo. Aravuga ngo nimuze, ahamagara ababyeyi, ahamagara abagabo, ahamagara urubyiruko. Aravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka. Aravuga ngo nitumugarukira n'abazatuzaho ameze nk'imvura. Amen. Yituma. Haleluya. Tuvuge ngo amen. Amen. Kamabwira kaka, ibigeragezo ni byinshi sinanabitindaho kuko umuntu wese yagiye kuvuga avuga bihuye nuko yageragejwe, anavuga bihuye n'ibyo yahuye nabyo. Ariko kandi biravuga ngo kuko nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Ariko isoko y'ibigeragezo ni amasoko atatu. Isoko ya mbere, hari ikigeragezo gituruka kuri Satani. Nyumva, hari ikigeragezo gituruka. Iki kigeragezo iyo usenze gikurwaho. Bibiliya ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Iyo urwanyije Satani, uyu mudiho wahanga wakuraho ikigeragezo ukaza ugashima Imana. Icyo ni ikivuye kuri Satani. Ikivuye kuri Satani kwirirwa hano gusa byagikuraho ukabona amashimwe. Ikivuye kuri Satani, icyo Satani yohereje, uburwayi Satani yohereje, ibibazo Satani yohereje, intambara Satani yohereje muri iri teraniro bikurwaho mu izina kuko twaje gusenga. Iyo niyo soko ya mbere. Isoko ya kabiri y'ikigeragezo, ndagira ngo dusenge tuza ahantu bipfundikiye. Isoko ya kabiri ni ikigeragezo kivuye ku Uwiteka. Murabizi ko nayo ibigira. Dore ukuntu bandebye neza. Murabizi ko Uwiteka nawe agira ibyo atugerageresha. Umva di Yobu ngo ahuye na byinshi arimo, inshuti ziwe zirifata ziragenda ziravuga ngo ture inshuti, ntabwo tukureka gutyo, reka tuze dusengane nawe. Aha Imana iratubwira icyo uzira, bityo tumenye uburyo tukirukana. Ngo bahasengera amasengesho y'iminsi 7, Imana niyagira ikintu ibabwira. Yobu ku munsi wa 7 bikubuye ngo bagende, arababwira ngo nimunega amatwi nanjye. Arababwira ngo sinabemerera ngo muvuze ibitunganye, kuko kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ngewe Yobu ndagukomeje, ntabwo nzigera nkureka. Arababwira ngo kandi umutima wanjye ntabwo uzigera ugira ikintu ushinze ngize gute nyiriho. Imana ishimwe. Ikigeragezo kivuye ku Uwiteka, ntabwo mvuze ngo reka gusenga, ariko niyo wasenga ukongera ugasenga y'iminsi 40 ntabwo kigenda. Ikigeragezo kivuye ku Uwiteka nikigenda mama, wikwigirira nawe. Icyakora gusenga bikongerera imbaraga ziguhagarika muri cyo, ukazakivamo nta mwotsi ugucumbyeho. Icyo kigeragezo nicyo twita ishuri. Icyo kigeragezo gikurwaho na nyiracyo. Uwakizanye yabonye ko igihe kigeze akigusohora muri muzima, ugashima Imana. Iki rero ni cya kindi umugore ahura nacyo umugabo namenye ibyo ari kurwana nabyo. Iki ngiki urakigira umwana nabimenye, akaza kubwira ngo maye ishuri mama, kuko kwifuza ko umwana gushira ku babyeyi n'umugore. Iki rero nta wundi muntu wakimenya uretse wowe na nyiracyo. Ariko iyi gihe kigeze gute, icyo gikurwaho n'igihe cyacyo. Tuvuge ngo amen. Isoko ya gatatu ni ikigeragezo umuntu yizaniye ubwe n'urubanza. Icyo ngicyo niwe ugomba kukikuriraho. Tuvuge ngo amen. Ayo ni amasoko atatu y'iki y'ibigeragezo. Shatse kukubwira ngo ganiriza umutima wawe, ububaza ngo si kindimo cyavuye, ni cyavuye ku Uwiteka, ni cyoherejwe na Satani.
nimba cyoherejwe na Satani nkaba naje gusenga sindi butahana amashimwe. Nimba cyavuye kuri Satani uyu munsi Imana niri bunabare wongera uganire ganiriza uwo mutima wawe ubaze ngo se nije cyavuyeho aya makuba ari mu rugo rwanjye nije yaturutse kudaca bugufi yaturutse ubundi yaturutse kuki sawa aho tutaragera nitubatiye murakoze nohereza Imana icyubahiro tuvuge ngo amen tuvuge ngo amen. Ibi bigeragezo iyo ubaye maso ugasenga Imana ukinginga Imana ukabana n'Imana nuze gusenga gusa muri ibyo gusa Imana igihaguruka igafata umwanzuro. Tuvuge ngo amen. Igihaguruka ikagira gute igafata umwanzuro. Umva nkubwire intambwe tugiye kuvuga intambwe nkeya ariko zari nyinshi zo kurwana n'ibi bigeragezo rero kandi ndizera ko buri wese yamaze kumenya icyo arwana nacyo. Iyo umusirikare ari ku rugamba cyambere ni amakuru arabanza akamenya ngo haduye aganditse hehe. Nimba ari muri aka gace nanjye ndamwiteguye. Rero nawe banza umenya aho icyo uri gusengera kiri guturuka. Murakoze kandi ribanga ni ryiza. Intambwe ya mbere ifasha umuntu gutsinda cyangwa se kurwana akavamo ari muzima kandi akanesha. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Nukumenya ingororano zo hirya y'urugamba urimo. Bivuge gute? Nukumenya ingororano ziri hirya y'icyo kigeragezo. Umva Dawidi agiye kurwana n'Umufilisiti yarabajije arabaza ashaka amakuru aravuga ngo nimumbwire harya umuntu usicuriye Umufilisitiya azagororerwa iki niki azaha. Bamwibira ibanga baramubwira ngo azaba umukwe w'umwami azashyingirwa umwana wa Sawuli. Amaze kumva ayo makuru aravuga ngo kuba umukwe wo kwa Sawuli ni agaciro ni imbaraga ziri bume kurwana. Amaze kumenya amakuru y'ingororano aravuga ngo sinitaye ku gihagararo afite sinitaye ku bunini afite sinitaye kuri buri kimwe cyose ngomba kurwana namutera mu izina ry'Imana Isiraheli yasuzuguye ahita afata ingamba aravuga ngo ibuye ryonyine ryonyine riramunyicira kuko ngomba kuba umukwe wa hariya hantu. Tuvuge ngo amen. Hindukirira uwo muntu umubwire ngo uzi ko hari ingororano ya nyuma y'aya masengesho. Reka mbabwire uzi ko hari ibihembo bya nyuma yo gutambira Imana. Uzi ko hari ibihembo bya nyuma yo gusenga. Uzi ko hari ibihembo. Hera haleluya. Hari ibihembo ku bantu basenze. Hari ibihembo hirya yo kuririmba. Hari ibihembo hirya yo guhanura. Hari ibihembo hirya yo kubwiriza. Tutere cyane haleluya. Ibihembo birahari. Niba babeshye birahari. Hari abantu batangiye umurimo bagenda numenye ko bari kugenda basubira inyuma numenye ko bari gusubira inyuma ariko kubera ibihembo by'Uwiteka agenda ateraho uyu munsi nabo bari mu bihembo. Ibi bihembo hari abantu byagezeho bari bashonje ariko Uwiteka arabagaburira barahembuka. Ibi bihembo byubakiye ababyeyi ubu bari mu ngo zabo. Ibi bihembo byo gukorera Imana bijya bikiza indwara. Ibi bihembo byo gusa haleluya. Ibi bihembo birahari. Hari ibihembo. Iyo niyo ntambwe ya mbere kumenya ibihembo bya nyuma y'icyo uri kurwana. Wikora uyu murimo ugira ngo uyu murimo naguhemba. Uyu murimo urahemba. Urahemba mbere na mbere. Uyu murimo ujya uhemba amahoro yo mu mutima. Umuntu akavuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Niyitaye ko bamusohoye mu nzu ni amahoro.
niyitaye ko byanze ni amahoro. Rero muri uyu murimo papa harimo ibihembo, mama harimo ibihembo. Biragoranye kubibabwira, ariko muri uyu murimo muri uyu murimo tinda muri uyu murimo ibihembo birahari. Imana ishimwe cyane. Ibi bihembo iyo byakugezeho, uwakwitaga umusazi akwita umusenzi, kubera ko wagize gute, wasenze Imana. Icya kabiri ni ukumenya ibikugeragezaho bituruka. Nabivuzeho, ni ukumenya ibikugeragezaho bigira gute, bituruka he. Yesu agiye kwirukanamo abadayimoni bari bateye umwana w'umugabo umwe, yarahageze arabanza aganira n'umubyeyi w'uwo mwana, aravuga ngo mbwira, yafashwe ryari? Yafashwe ryari? Umubyeyi aterega byamufashe bimutura hasi, bimubirisha ifuro, ndetse bikanamusebya no mu bandi bana. Ngiryo isingiro ryaho yafata. Yesu yumvishe ko ari uko byamufashe, ahita avuga ngo dayimoni, ndagutegetse gira gute, sohoka. Rero iyo umaze kumenya iyo umaze kumenya izingiro ry'ibikugerageza, umenya no kubirwana. Paulo yandikira itorero rya Efeso, yababwiye ngo kuko tudakira n'abafite inyama n'amaraso, nubwo dukirana n'abatware n'abategeka iyi si y'umwijima, ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Iyi myuka niyo irwanya abera, niyo irwanya itorero. Mwene wanyu ntacyo mupfa. Nyumva, uwo nguwo wikomye mubabarire, tanga imbabazi, ntacyo mupfa. Iyo niyo myuka ikurwanya, kandi iyo myuka ntabwo wayirebera mu mashuri. Iyo myuka niwayirebera muri taye, niwayirebera mu burebure, niwayirebera mu bunini, niwayirebera mu isura, ntabwo wayirebera aho ngaho. Iyi myuka umuntu uyimenya ni umuntu washinze ivi hasi, agashyira amaviyoroji hasi, akinginga Imana, akayibwira ngo nyibira akabanga, ntabwo mbashije rwose, gira ikintu mbwira. Imana ikakubwira ngo mbwira isingiro ryawe. Iyi niyo myuka abera bahuye nayo. Kumenya kugira gute, aho iyi myuka ituruka. Ikurwanya ituruka ni kwane yaje ite. Icya gatatu, gutera umugongo ibiguca intege. Kugira gute, igihe cyose ukiri kumwe n'aba bandi bakubwira ngo biracitse biradogereye, urapfuye urashize urarangiye, nawe urapfuye uragiye. Igihe cyose ugisohoza umuntu akakubwira ngo ni meza urebeye inyuma, kubera iki imbere hataba ari heza kandi Yesu umubiri arimo uba muzima. Ndarwaye, urarwaye ese urwaye iki? Ndwaye ikirenge. Yo, ejo bundi hari uwo twashyinguye yishwe nacyo. Yo, urwaye umutwe, erega hari igihe uryama n'ubyuke. Igihe cyose ugitegera ayo matwi, ayo magambo amatwi, uyumva aragukamuramo kwizera. Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo mwana wanjye, muri ibyo bihe bigoye hazaza ibihe birushya, bazaba bikunda bikakaza biyemera badakunda n'abadakunda babo. Aramubwira ngo ariko wowe umva da, ariko wowe abameze batyo uzajya ugira gute, ujye ubatera umugongo. Mu kubatera umugongo harimo intsinzi, mu kubatera umugongo harimo gutabarwa, mu kubatera umugongo harimo ibyiringiro, mu kubatera umugongo harimo haleluya. Icyakane twihuse, icyakane umva, icyakane ni ukuzirikana iby'Imana yavuze. Ni ukuzirikana iby'Imana yagize gute, kuzirikana iby'Imana yavuze. Yo baravuga ngo ndigira imbere nkayibura, nkayirebera aho ikorera sinyibone, nkayirebera mu kundi kuboko nkayibura. Muzika igibura ahita yireba, aravuga ngo ari kwizi nzira ngira gute, nimara kugerageza nzavamo. Tuvuge ngo amen. Erega ntabwo tuzahoramo, ntabwo tuzahoramo. Oya bariri, ntabwo tuzahoramo, ntabwo tuzahahora. Banyamasengesho ntabwo bizaduherana. Nimara kungerageza nzavamo ameze nk'iki, nk'isaha. Mbibutse ko isaha bigira agaciro bitewe n'uruganda yaciyemo. Iyo iri mu gitaka ihinduka igitaka. Nzavamo meze nk'isaha. Kuzirikana ibintu Imana yakoze. Kubera iki uyu munsi dusigaye duterana amashimwe akaba makeya, abantu bibagiwe imirimo y'Imana? Kubera iki dusigaye dusenga tukakira abantu babiri bashima Imana? Mu minsi itambutse
hari igihe cyabayeho twaba turi mu materaniro y'abera buri wese akabyigana yandika ndasaba gushima ndandandanda bakandika kugera ubwo amasaha babona abafashe abayoboye bakabisubikira bakavuga ngo kuwa gatanu tuzahera kuri abo, kuwa gatanu hagera abandi nabo bakaza banditse ari benshi, noneho nabwo bagasubika. Mu yandi magambo iteraniro rikabamo amashimwe. Ariko uyu munsi tugeze mu gihe mu itorero bataha ku cyumweru nta muntu wanditse ashima Imana. Tugeze mu gihe dusenga umuntu agatangira umva reka ngo utuma ahantu uzasanga basengera ibyifuzo, nta sengesho ryo gushima ririmo. Urasanga harimo ijambo rivuga ngo, ugasanga umuntu ari kuvuga ngo Mana warambwiye ni wakora, Mana bya bindi twavuganye naguhaye amaturo, ya maturo narahari ko witeka we, ya maturo Mana bya bindi byose nakoze. Wowe uri kwishyuza Imana, iyo ikwishyuje wabona icyo uyiha? Tuyisabe kunyishyurize. Ubu ufite ikintu wayiha mama? Isura cyagihe igise kikumereye nabi, ufite ikintu wayiha? Sura rya joro ry'umubabaro wari uzi ko ritari buke, ubu ufite ikintu wayiha? Ngaho isurire bya bihe byawe by'umubabaro, bya bihe by'agahinda bisure, hanyuma tuyisabe kwishyuze. Ntabwo twabona ikintu twayiha we uretse kuyiramburira amaboko tukayibwira ngo warakoze, warakoze kuturinda, warakoze kuturengera, warakoze kubana natwe, warakoze kudukiza. Twese dutere haleluya. Iyo wibutse ibintu Imana yakoze ukabyibuka ugasura kera hawe, Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, nibutse bwa buzima nahozemo, nibutse rya shyamba, nibutse nzara, nibutse wa mubabaro. Aravuga ngo Uwiteka we muramburiye ikirata amaboko. Gusura ibintu Imana yakoze, sura bya bihe gereza zifunguye, sura bya bihe wabaye igicibwa, sura cya gihe Satani agiye kugukoza sura bya bihe Satani agiye kugukoza isoni, sura bya bihe wabonaga ko bigoye, sura zangwa n'iz'umugabo, sura ibyo bihe. Nurangiza ubwira umutima wawe, ubwira ngo umutima wanjye shima Imana, umutima wanjye shima Imana. Tuvuge ngo amen. Bibiliya yavuze iki? Yavuze ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko niyo yadukubise, niyo yagize ite. Nsabye abantu ko bagarukira Uwiteka. Mutima wawe nureke kujya kure, mutima wawe nureke kwiheba, mutima wawe nugira ihumure, mutima wawe niwongera ugarukira Imana. Ongera ugarukira Uwiteka, garukira Uwiteka mu mirimo yawe ya buri munsi, garukira Uwiteka mu byo ukora, ongera ugarukire Uwiteka kuko niyo yadukomerekeje kandi ni nayo izadukiza. Bibiliya yavuze ngo izaduhembura tumaze kabiri, ariko ngo ku munsi wa gatatu izaduhagurutsa. Imana iguhagurutse nyuma yo kugarukira Uwiteka, Uwiteka ongera guhagurutse. Reka mbigombe mu juru dusenga Imana. Niyo yadukomerekeje. Ni ikihe gikomere ufite? Ni ikihe gikomere ufite? Ndasaba abantu bumva ko bari barataye Uwiteka, haba mu ruhande rwo kwizera, haba mu ruhande rwo gusenga. Wagabanyije ibihe byo gusenga mama, wagabanyije ibihe byo kwizera, ntukizera Imana nk'uko wayizeraga. Sura ibyo bihe wowe wumva wari warataye Uwiteka, ukabubona wari uri kure, waje gusenga uvuga ngo reka mpfe kugenda, waje gusenga uvuga ngo reka mpfe kujyayo. Mbese gusenga Imana ni ugupfa kugenda se? Oya, ukwiriye kwiyongeramo
izindi mbaraga, ukwiriye kongera ugakomera. Wewe wumva wari warataye Uwiteka, ndagusabye rambura ikiganza cyawe aho uri, tubanze tugusengere. Wewe wumva wari warataye Uwiteka, rambura ikiganza, bitekerezeho. Reba iyi minsi uhagaze ute, iyi minsi urinde, uyu munsi uri igiki. Reba hari ibyo watinyaga, uyu munsi warabitinyutse. Hari ibyo wagenderaga kure, uyu munsi uri kubyegera. Ongera usure iyo mirimo yawe ya buri munsi, ongera urambura ikiganza, ikimenyetso cyo gutsindwa, uvuge ngo mana ndagarutse. Reka sabe umushumba abasengere, yongera abwira Uwiteka ngo aba bantu bawe baragarutse. Nanjye ndasenga mbwira Imana ngo itwomore ibikomere. Asante mushumba. Asaga nuwapfuye umutima wanjye mazeye zaranzura umbomereza yanyishuriye izina rya Yesu. Tumaze kumva ijambo ryawe, usanze mu mitima yacu tutaragenze nk'uko bikwiriye, twabaye abanyantege nke, rimwe na rimwe ntitwibuka ikigeragezo turi kurwana na cyaho cyaturutse, ndetse ntitwararama ngo turebe mu ijuru, kubera kumwe yaravuze ngo nuburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Abenshi bitabaje abakomeye ntibabakemurira ibibazo, abenshi twagize kwiheba no kwiganyira, inzira zose twiciriye nta gisubizo twigeze tubonamo. Ijambo ryawe niyo mpamvu rivuga ngo tugarukire Uwiteka nawe azatugarukira kandi atugirire ibambe. Rero uyu mwanya tugirira ibambe n'imbabazi, kuko dutsinzwe n'urubanza rw'ijambo ryawe. Ntabwo twakoze ibyo ushaka kandi ushima. Hari abarambuye ibiganza nk'abagaragaje ikimenyetso cy'uko batsinzwe, ariko iteraniro twese ndabizi neza ko tutakoze ibishimwa nawe. Niyo mpamvu nkwinginze ngo wongere uturebe n'imitima mishya. Mwami, dusomye ijambo ryawe, baritubwiye neza ko hari aho dukomeretsa, ariko nubwo dukomeretsa ntabwo duta, nta nubwo tureka. Twaravuze ngo uracyaduhetse ku mugongo wawe. Rero iyo duhetse hari ibyo tutabona. Umwana iyo ahetswe mu mugongo hari aho atareba, ariko nyamara wowe urahaturebera. Niyo mpamvu wavuze ngo nubwo ari njye wabakomerekeje, ariko kandi ni njyewe uzagaruka kubomora. Ndakwinginze muri iri teraniro, uwo ari we wese wakomerekeje yongera agira ibyiringiro ko ugiye kumwomora. Abari mu kigeragezo bikururiye, ubahe kwihanira kureka, kugira ngo bahabwe imbaraga. Ijambo ryawe rirabivuga neza ngo muzahabwe imbaraga Mwuka Wera nabamanukira. Nyemerera muri iri teraniro
abantu bawe dufite n'ibyateye ari umwanzi biduteye. Oh data ndakwinginze muri aya masengesho duha imbaraga zo gutsinda ibyaturwanyije, kubera kuko dukeneye imbaraga z'uyu munsi ariko dukeneye n'iz'ikindi gihe. Rengera ubwoko bwawe mu izina rya Data twese ry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Tugushimiye kuje komora mwami, ijambo ryawe ryavuze ngo uzaduhembura. Hembura 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 iyi mitima y'ababyeyi, hembura iyi mitima y'abagabo, imitima y'urubyiruko, umuntu wese wateranye. Hembura 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 hembura, uri hafi na kure, hembura uri bukurikiranira ijambo, muhembure mu izina rya Yesu. Hagurutse umuntu wese aho yari yicaye, uwari wicaye mu burwayi muhagurutse umuha ubuzima, uwari wicaye mu bibazo muhagurutse umuhereza inzira, uwari wicaye mu bwihebe umuhereza umunezero. Reka twese tugukomera amashyi kubera ko uduhembuye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Shalom, shalom.